N'amakuru abantu benshi bari gukomeza gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye nk'uko uri kureba kuri iyo sikirini yawe. Ni umukinnyi w'umuhanga wo ku rwego rwo hejuru yitwa Rufonsina, amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Uwimpundu Sandrine. Yageze mu mujyi wa Kigali avuye iwabo i Rubavu mu mwaka wa 2007. Akaba yaratangiye gukina filime mu mwaka wa 2009. Hari abantu babonye yamamaye mu myaka ya vuba batekereza ko ari bwo aje giturumbuka, babona aramamaye. Hoya, yarihirinze, yarakinnye, akina muri filime nyinshi zanga kuzamuka, bigera ubwo Clapton Kibonke amucanira itara muri filime y'uruhererekanye y'umuturanyi. Umuturanyi buriya yamuzamuriye izina ku rwego rwo hejuru, ni nabwo abantu benshi bamumenye bitewe n'ukuntu yavugaga, nyine akina muri style y'ikigo. Y'abantu benshi baramukunda. Yegukanye ibihembo bigiye bitandukanye mu mwaka wa 2020, aho yegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza wa filime muri uwo mwaka, ariko kandi yegukana n'igihembo cy'umukinnyi mwiza w'urwenya w'umwaka wa 2020 n'ibindi bihembo byinshi yagiye yegukana mu ngeri zigiye zitandukanye. Ni umukinnyi abantu benshi bakunda, uburyo afayitinga, uburyo ahangana n'ibintu. Donc ni umukinnyi mu by'ukuri Rufonsina, abantu benshi baramukunda. Reka tuve kuri ibyo ngibyo byerekeranye na kariyeri, nkubwire icyo nguhamagariye kuri iyi nkuru, kuri Uwimpundu Sandrine. Kuri ubu ngubu Uwimpundu Sandrine ari mu byishimo, ari mu byishimo bikomeye cyane, kubera ko uyu munsi ubundi ku itariki ya 8, buri tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7, yizihiza isabukuru. Abi yagize anniversary, yizihiza isabukuru. Kuri ubu ngubu rero yagaragaje ko akuriwe, yagaragaje ko akuriwe, agira n'amagambo atangaza uburyo yishimira cyane y'imyaka yose ishize, cyane ko yagiye ahura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye. Akaba ashimira Imana ko Imana yemeye ko atwita, akaba agiye kwibaruka umwana wa kabiri, ari we witwa Ubuheta. Uwimpundu Sandrine yashyingiranwe n'umugabo witwa Bugingo Janvier, cyangwa se yashakanye, reka mbyite gutya, Bugingo Janvier. Bakaba bamaranye imyaka igera kuri 12, bakaba barabyaranye umwana w'imyaka 10. Umwana usa na Miss Karimpinya, uriya ukina birushanwa by'imodoka byitwa rari, akina rari. Ngira ngo ejo bundi ubanza yanaritabiriye iryo rushanwa. Barasa cyane ku rwego Fonsina yigeze kumupostinga, yarangije mu by'ukuri avuga ngo ngwino utwara umwana we. Donc isura barasa, wagira ngo niwe wamubyaye. So bamaranye rero imyaka igera kuri 12, mu by'ukuri babana n'umugabo we. Kuri uyu munsi rero Uwimpundu Sandrine yizihiza isabukuru yiwe, cyangwa se Rufonsina yizihiza isabukuru yiwe. Yatangaje amagambo agira ati: ukwezi nk'uku, itariki nk'iyi, nibwo iwacu bavugije impundu, amakize ku isi bahita banyita Uwimpundu Sandrine. None Mana, kuri iyi tariki navukiyeho, mfite n'umugisha wampaye mu nda, n'ibyishimo nyuma y'imyaka 10 umpaye garwa. Komeza uturinde, utuzigame, tugume mu buntu bwawe, nta wundi wo kwiringirwa. Ariko barategura Fonsina n'umugabo we barategura. Can you imagine nyine gukurikiza umwana w'imyaka 10, imyaka 10, gukurikiza umwana w'imyaka 10. Barategura nyine, no kubaho nk'abanyamujyi, umwana ukamupangira ibintu nk'ibyo ngibyo. Usibye ko urugendo mu by'ukuri kuri Rufonsina, bitewe n'ibyo yagiye atangaza, ni urugendo kuri we rutari rworoshye, cyane cyane ubuzima yacanyemo n'umwana we. Kubera ko ni kenshi yagiye abitangaza uburyo umwana we yavutse amaguru hari ukuntu bitameze neza, binasaba sajari. So yaguye n'ibikomere by'abantu bagiye bamukomeretsa ku mwana we. Ngira ngo mwagiye mu byumva kenshi Rufonsina yagiye abigaruka mu bihe bigiye bitandukanye, avuga uburyo abantu benshi bamuvuze, yabageze ahantu bakavuga ese Rufonsina yabyaye umwana umeze gutya, yabyaye umwana umeze gutya. Bigera igihe nyine Rufonsina, doko nyine nawe byumve nyine ku mwana wawe nyine kukubwira amagambo agukomeretsa, gusesereza,
ibaze nk'umuntu kuza akakubwira ngo burya ngo wabyaye ikimuga, umuntu akakubwira gutyo ku mwana we. Urumva nyine ndi kugerageza kubirezima, ariko urumva nyine igikomere muri iyo myaka igera ku 10 Rufonsina yakuranye igikomere gikomeye cyane, ariko Imana irabikoze cyane. Ntabwo mbizi wenda niba ari bo babishatse, wenda kuvuga ngo reka dukurikize umwana imyaka 10 ishize, cyangwa se wenda hari ibindi wenda akaba, ngira ngo murabizi umugisha buryo utangwa n'Uwiteka. Umuntu ashobora kuvuga ngo reka mbyare, ariko Imana itasinye ntabwo byakunda. Hari n'ababyara nk'umwana umwe, umwana wa kabiri bikanga reka, cyangwa se bakabyara 2 3 bikanga pe. Ariko wumve n'umugisha ukomeye cyane. Abantu benshi mu by'ukuri bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru, ariko kandi kimwe mu bintu nanone abantu benshi bari gukomeza kugarukaho ni kanzu. Ngira ngo nk'uko wabonye Rufonsina uburyo mu by'ukuri yari yambaye iyo myenda y'umukara, abantu benshi iyi kanzu bayibajijeho cyane, bibaza agaciro kayo, dore ko isa neza niyo Rihanna yigeze guserukana mu bihe byashize mu birori byo kumurika imideri muri Leta Zunze za Amerika. Donc ngira ngo nguko ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga byagiye bigarukaho, iyi kanzu Rihanna yari yambaye yari hagati ya miliyoni 7 ndetse na 14. So byabaye rero impaka nyinshi, bakavuga batese Rufonsina yaba yarirekuye izi miliyoni wenda 14 cyangwa se miliyoni 7 cyangwa se 10 kugira ngo adoderwe iyi kanzu, dore ko yadodewe n'umunyamideri nawe hano mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Yanksi Designer. Kamuvuge kubera ko n'umuhanga, ni imyenda igitandukanye, kandi mu by'ukuri abanyamahanga bagiye bakunda uyu mugabo yagiye akora. So abantu rero bakibaze se Rufonsina yarirekuye izi miliyoni zose. So nabonye impaka ni nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, ariko wumve ngo kimwe mu bintu biri kugarukaho n'umugisha ukomeye cyane nyine kuba Rufonsina yagaragaje ko mu nda hari Imana yakoze, kandi bitegura kwibaruka we n'umugabo we. Umva abantu benshi bari gukongratulatinga, bavuga bati rwose ni ibintu byiza, turabyishimiye cyane. Wumve ibitekerezo ni byinshi cyane. Bugingo Janvier na Uwimpundu Sandrine ariwe Rufonsina bamenyanye gute? Reka Rufonsina ajye kuba kwa mukuru we yarashatse. Uyu Bugingo Janvier akaba yari inshuti n'umugabo wa mukuru wa Rufonsina, ariko uyu Bugingo Janvier, uyu mugabo we bari kumwe currently, akaba yarakunze Rufonsina mu bihe bigiye bitandukanye. Ariko Rufonsina hari ukuntu ureba umusore ukavuga uti nyamaze uyu muntu uko byagenda kose ndabona bitavamo. Nyine Rufonsina yumvaga ibintu by'urukundo pe bitavamo, n'ubwo Bugingo Janvier yamuvugishaga kumva ntago byavamo rwose. Ariko Bugingo Janvier hari uko nyine byagenze we mu mutima, areba Rufonsina akavuga ati nyamaze uyu mukobwa hari ukuntu ndi kubona byagenda. Nyine we hari indi sura yabonaga, wumve. Ariko umutima wa Rufonsina we akavuga ati ntago byabaho. Reka umunsi umwe Rufonsina agire gutya, ajye gushaka umuntu. Hari umuntu yari agiye kureba, ariko hari umuntu wari buze kumutwara n'imodoka. Uyu Bugingo Janvier yari afite imodoka, arangije uwo muntu aramuhemukira, kandi aho hantu kuhava nyine wumve ku rwego nyine atumiza y'imodoka ati uyu muntu ari buze kuza kuntwara akaba yamukoshona, wenda akaba atatega moto no kugira gute, byari bigoye. Arangije abahamagaye Bugingo Janvier ati mbabarira ndahanaha ngwino untware, gerageza uze untware, nta kuzuyaza. Bugingo Janvier yahise yatsa imodoka, nta no kumubaza ngo bimeze gute, ngo none byagenze gute. Oya, yahise yatsa imodoka vuba ahita ajya gutwara Rufonsina. Rufonsina umutima we ugenda utsindwa gake, yibaza ku muntu yahamagaye. Ese uyu muntu nahamagaye gutya akaza ari vuba, nta no kuzuyaza, nta no kuvuga ngo bimeze gute, nahanye n'umuntu gahunda ko ari buze kuza kuntwara, ariko uyu we ndamuhamagaye kandi mutunguye ahitaza. Byanga byakunda uyu mugabo ashobora kuba, uyu musore ashobora kuba afite umutima mwiza, ashobora kuba ari umuntu mwiza. Nyine Rufonsina agenda azana umutima gake, ashiduka yamaze gutsindwa na Bugingo Janvier,
birangira bakundanye, birangira babyaranye umwana. Nuko nguko none imyaka igera kuri 12 irashize, aba bombi barijya ku itunda ry'urukundo ryabahuje, itunda nuko nguko bimeze, nuko nguko bimeze. Donc abantu benshi wumve, hari n'abatari bazi aka gastorere ukuntu byagenze. Nuko nguko Rufonzina mwana wanje, nuko nguko byagenze, nuko byagenze birangira mutima wa Rufonsina bigenze gutya, bahura gutya, ugenda mubona uburyo mu by'ukuri ari abantu bakundana. Gira ngo hashize n'amezi agera ku 10 gutyo uyu mugabo amutereye ivi, bari guteganya byanga byakunda, bari guteganya ubukwe. Ariko se buriya harya umuntu ugaterera ivi umuntu basanzwe babana? Ntabwo mbizi, ariko banza batari basanzwe babana hari. None se ubwo hakazamo n'ivi? Ariko byashoboka ko n'ubundi bari basanzwe babana, noneho bakavuga bebe shaka kunterera ivi, cyane ko ahubwo ari nako byavuzwe, kubera ko ngo babana. Ngira ngo byarasakuje cyane, bati se bamwambitse impeta kandi babana. Ariko ntekereza ko n'ubundi ari process nyine y'ubukwe, wenda nubwo byaragenze gutyo abantu bakaba batanicuza ngo byagenze gutyo, ariko akavuga ati shaka process y'ukuntu nyine umukobwa akurwa iwabo, bakajya gusaba, bagakwa, ngakora bridal shower, ngakora buri kimwe cyose, nyine ibintu nk'ibyo byashoboka ko nyine ari process y'ubukwe bo bishakira uburyo bigenda step by step, kandi mu by'ukuri birashimisha. Nuko nguko Fonsina abantu benshi bamukunda muri filime zigiye zitandukanye, agenda agaragaramo. Ejo si kera, Umuturanyi, aho akina nka Iribagiza n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Donc agenda agaragaramo ni nyinshi, ntabwo nazirondora. N'umukinnyi w'umuhanga abantu benshi bishimira. Nuko nguko bimeze, abantu benshi bari kuvuga bati rwose ni ibintu byiza. So Legend abakunda, nitwa Shadu, dukomeze tubane mu zindi nkuru.